wayizanye ndabizi neza ahubwo winzamurira isukari ntagukubita reka murebeho basi rimwe ujya he oya wimbabari oya nasubira kuko ayex nyagasoni ushaka gukubita umuko babarira oya ntago nyine reka reka murebeho basi ushaka gutuma ngwa nesi basi musindira ibintu nari muzana ujyana ahubwo namwe mumbabarire mujyanane n'ibyo imbuto se nari mumbura nanjye nari nasezeye utansunika hano ndabona ibintu byahinduye azi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuzwa ndifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe ugatanga comment mu kiganiro n'ukuri ndagushimira cyane Imana igikomeza kubaha umugisha kubera ko bitwereka ko mudukurikirana kandi iyo warebye ikiganiro ugatanga comment bitewe n'uko wakibonye ushaka gutanga inama cyangwa ibitekerezo cyangwa se indi nyunganizi bitewe n'ikiganiro ko wakibonye hanyuma bikagira ikintu bifasha abo uba wagiriye inama cyangwa se uwo tuba twaganiriye uyu munsi rero nagiye mu misozi munsi natembereye nta handi nagiye gusura umuntu witwa Murundi yarimutse Murundi ahora yimuka karitsiye rwose Kigali arayizirira ntagagituye hamwe yaratuye mbere yarimutse ariko impamvu namusuye ejo bundi naramuhamagaye kuko haraciye iminsi tutavugana ntaza amakuru ye murabizi mbese ibyo aho byari bigeze n'abakobwa bakundana ariko naravuze ati reka mamagare Murundi muvugishe mubaze uko ameze uko bimeze namuhamagarira muvugisha ambwira ko atameze neza arambwira ngo nzamusure mu rugo ararwaye ndavuga nti rero nta mpamvu yo kutagira uyu munsi nagiye kumusura aho asigaye atuye ubu ngubu niho ndi nizo karitsiye ndimo yambwiye ko yarwaye ariko ntago nzi uburwayi afite reka tuhagere ni hano imbere nari nahageze nuko nari mbanje kusa n'ubasobanura kugira ngo mumenye aho turi ahariho ni hano imbere twahageze tumusure twumva uko ameze iyo umuntu avuze ngo ararwaye buriya ntawe utaka atababaye buriya barwaye koko niyo mpamvu rero tuhagera nk'abantu aba yiyambaje ati mu nsure tukabanza tukahagera tukamenya neza ikibazo afite n'uburwayi yaba yaragize ngira ngo muri kuhabona ko atari hahandi yarimutse nyine ntabwo ari hamwe yaratuye ni hano kuri uno muryango uko yari yanyoboye ni hano kuri uyu muryango abazi mbere kano karido ngira ngo murakazi najya ahindura irido yewe aba hano mwiriwe ko ntawavugana mwiriwe kumere umeze mutese ni gahoro twari tubasuye muragenzwa n'iki yego umuntu arabasura ugatumuza ngo muragenzwa n'iki nta na karibu nyine umuntu aba agomba kumenya se ni ibiki bibagenza icy'ingenza ni amahoro icyo ni cyo cya mbere ikindi narinje gusura Murundi kuko nzi ko asigaye atuye hano umunsi wose twari twavuganye ambwira ko atameze neza ubwo rero ambwira ko naza kumureba ubu nibwo narinje kumusura nyine kugira ngo tumusuhuze tumenye n'ikibazo yaba yaragize yambwiye ko ari uko yarwaye nyine nk'uko bivuze amaze iminsi arwaye rwaye akaguru kameze nabi nanjye naje nje kumusura ntekereza ko n'ubimeze umutipe babanaga ngo yaramutaye kubera ngo yabonaga atari atameze neza yanjye ndabona kubera Murundi n'inshuti yanjye bya hatari twacanye ubuzima butandukanye ndavuga ati ntabwo nagutererana kambe nkube ruhande icyo nzarya nawe azakirya ubwo niwo murwaje mbese iyi ni ngiye murwaje ubu ngubu umeze nka mukuru we nka garafurere ntacyo twifuzaga kuba twamusuhuza natwe niba ntacyo bitwaye waduha karibu tukabasha kumuganiriza kuko biri kose niba ari akaguru wenda kuvuga byarabibasha ntekereza ko karibu nta kibazo muri ubu ufite n'imbago nawe rero uri kubakuraho cyane warangiritse cyane bigeza ariko uzi kuri kumuvuna
tereka neza ino ubwo bisaba gushiraho inkoni kugira ngo karambuke muru umizute ubu ubona uku nguku turakomerewe bimwe byatari none kuva ryari muru hashize nk'ibyumweru nka 2 ameze gutya cyane rwose shana warakoze kuba byibura warahabaye muru ihangane ntabwo narinzi ko yari ikibazo gikomeye kugeza kuri uru rwego ariko wihangane tubashe kuganira wenda mu mbaraga nke ufite tubashe kuganira kugira ngo tubashe kumenya nk'ukuntu egama ku ntebe musego sinzana yawushize gutyo biri kuvunika wakega nta kibazo uko ni sawa ngayihangane urumva two nari ngusuye ariko urumva ntago wari wansobanuye neza ko byagenze nifuzaga ko wakihangana tukaganira umwanya mutoya hari abantu baba babona tugenda bakifuza ko babona twangiritse mbese nk'umuntu yaneze ibintu wumva ashaka kugira ni ibitegano se ndi kubona imeze nk'imvune je byatangiye nta hantu nigeze ngomereka byatangiye nza ndaryama mu nzu byutse mu gitondo numva umwivi ariko aranje ndagenda ndirikwa ndashakisha ndi mu kazi nimugona gose ivi byabyimbye abona uburyo ubona atangiye kubyimbuka iki ngiki ni cyakanga yamaze kunshira iki tuvuye kugishiraho mu kazi bambwira ngo bashireho sima kandi sima abanomba amafaranga none se hari igisebe cyangwa nuko byimba gusa harabyimbye none anga hameze nk'ahantu hagiye gupasuka umubiri haratukuye ngo harabyimbye cyane abantu benshi bambwira ngo ni ibintu nyine baneze none se baguteze ninde se baba baraguteze hari umuntu mufitanye ikibazo ku buryo yagutega bigezeho ukarwara ukaguruka kamera gutya aragakobwa genye kigeze kuza kamuguru kunone ndakabwira ati mbikunda nyuma kamera ngo kazakora ngo ibyo ugakora gusa Imana niyo nkuru ibingibi bikaba byaratewe n'umukobwa akaba ari waguteze ibingibi ntago mbizi ibyo nibyo ndikeka gusa arabantu nzi nk'umuntu we yumva ashaka kugira yewe unabonaga hameze gutya nkagira ngo ni waravunitse nkajya ni imvune nyine no kuvunika ntago ari imvune ntajya unajye sinigeze ngwa sinigeze ni byizanye uzi no kugira ngo tumugeze kuri moto byabaye ntabwo kuguru gukandagira tukandagira byabaye intambara byasabye gusaba abantu nka 4 turamutera tumushyiraho ino bande muyishyiraho cyangwa mujye kwa muganga kuri farumasi bayidushyiriraho baranahanagura neza hari ikintu cy'umuti se bashyiraho byibura gusigaho cyangwa watuma nyine kubyimba bigabanuka kuko n'ubundi niba habyimbye mukazirika nta muti ari ibintu by'umutuku bahasize baba barahamasa nka kuriya amasa pomade barangije baraboha ubungubu nanjye ndakomerewe uko mbona uko nguko none se ubu mukabyara mu bugiye biranye bugiye mukabyara ubwo nase nk'uyu muntu urenze nkirangabura nawe namazi ideni ndamufitiye none se ubwo ntekereje kuki uri guhita utekereza ko hari umuntu waba ari ibitegano wenda ushobora kuba ari indwara ukaba wajya no kwa muganga wenda n'ikibazo cy'indwara yo mu kaguru indwara umuntu atakomeretse atanavunitse atanaguye uwo mukobwa se ni ikintu yaba yaguhaye nuko wamwanze gusa ntago ndi making sure ko ari we ariko niwabura gukeka n'umuntu gusa ibyo ntago bindeba icyingenzi nuko jye nakira akaguru nkongera ngasanga mu buzima nk'ipagasa none se akugati uwo muti bari kugubashyiraho bakakubwira gute ko bizagufasha ugakira cyangwa ubu bwa kane babikoze ariko ntago kuko kurabyimbuka ahubwo ivi riguma rigenda ritukura riba umutuku rihisha ukoze nk'uko hacokera akaguma kuko njye nabonye bari kumwoza wumva harimo imisonga se mbona nta mpinduka pe gumadi yageze mu ko cyaba ari ikibazo gikomeye we uri kubivuga uko nguko ntabyo none se nuko we mutararana ararataka birumvikana aho nari ndi kwibaza muri wafata umwanzuro umuntu akabanza akagerageza akajya kwa muganga byakwanga wenda umuntu akabona gutekereza uwo mukobwa kwa muganga solution ngo nugushaho isima kandi eboro babenda ariko na mituweli tugira ibibuka bagashaho sima eboro akaguru kose ariko none gushaho sima utaravunitse ushobora guteza ikindi kibazo kindi cya kanseri none se wenda kugira ngo tudakeka ariko reka mbaze wenda uyu musoro kurwaje uko biri kose uwo mukobwa wenda nubwo uri kumukeka ashobora kuba
haraho niba ari ibitegano haraho yaba yarabiteze yaba yaraje hano se uko biri kose nyine ibitegano haraho birenga kiretse nimba yaba yaraje akabitega hano yaba yarigize kugera hano iwawe cyangwa yaba hazi bimeze bite kugira ngo twumve niba bishoboka kuko nabyo twakeka ibintu bishoboka umuntu yagushatse yakubura ntagaragera hano na rimwe ngewe ntabwo ndamubona gusa ngerega naje nje gusura no muvandimwe sanga nkuko nabikubwiye yari yasanga abantu ari gutaka inzu yose ndabatse mu ruwabaye tindeba nuko nguko nanjye byarizanye nuko nabibonye ntabwo nzi rero nanjye aho byavuye hanze rero kwirirwa rero usubirayo inyuma nahise abantu nguma hano nkwandira none se muri duhamagara uwo mukobwa tumubaze namubaza ngo cyangwa waza se ngo niwe wakurwaje ubwo nabwo mbuze uko nabimubaza kigoje nta nimero yacu je bafise ntabwo mwigeze ugira nimero yese narayisije kuko byari ibintu byo goje yambwira ngo dukundane so umwanya je nenda ufise ko so umwanya kwishakira ubuzima yavuze ko azakora igishoboka cyose mukavuza ukamukunda rero burigija ururimi nirubi ashaka kubivugana gutya akanabikora byose birashoboka niyo mpamvu turi no gukeka wenda badukurikiye babyumva umuntu yavuze iryo jambo biranashoboka ko yanabikora niyo mpamvu wenda wa mugani turi kumukeka ko bishoboka ariko ikintu gihari nyine nubwo wenda yaba ariwe cyangwa atari we icyo dukeneye ni ugukira cyitaye ku wariwe pe nge mbonye n'umuntu yafasha kugira ngo uno muntu akire kuko nanjye ndenda kunanirwa si ukubesha kuko niko nabwira yigendere mu kazi kiwe nta kibazo ibingibi bigenze nigomba kuko umutipe mujama tumeze ufite ubana ngereye ukwezi kw'inzu kugiye kuri ese yicomokera ngo ari kubona ngo byanze kubera ko nanjye maze iminsi ngwara igihe wishuraga uwo mwamanaga yese agenda yarabimbwiye ngo yaragiye umutipe nawe ubwo yatakaza kiwe kandi habaye i Kigali kubera gukora nubwo yigendere mu kazi kiwe ngibi nta kibazo Imana izabimurira ariko nanone ntago warwara uri wenyine buriya wenda nuko nta yindi nshuti wenda iri hafi ariko gutyo umeze none se wacana imbabura ugateka wa muntu ubuse wajya ku muhanda ukagura umuceri se yayicana gutyo ntabwo byakunda n'ubundi handi ukeneye umuntu ugomba kuba uri hafi yawe rero niba nta wundi uyu akaba yigomwe akaza nyine niyitange nk'inshuti nk'inshuti uyibonera inshuti uyibonera mu bibazo umugakumakuma cyane cyangwa nyine kagumishe hamwe utuma noneho ukakurya byatari ugakoma niko mbona kari kugenda kagorama kabyimba kagumishe hamwe babaye bakomukunguko isi yarahindutse n'abayitimo barahinduka ariko ibyo ngibyo byose ikibazo ahubwo ikibazo ni wakira gute ubwo nafashije se nta buryo nyine yaba umuntu amwe n'imiti basaga kiri sinzi ngo bizakizwa nta n'ibinini ntacyo pe nta nkovu ihari ngo umuntu azavuza inkovu nta mvune hari umuntu azavuza imvune biri mu mubiri biri mu kaguru mo imbere akabyimba ivi rikakomeza bikambabaza gusa ikibazo cyo kiri mu kaguru ibintu by'abapfumu ndi kumva nabyo nshaka kujyamo by'abapfumu ariko baranasenga hari n'abantu basenga ugakira nyine ibyo birumvikana ariko se ibibazo bizashira ariko kuko mbona urumva gukira ni bibiri niba kwa muganga niba ntacyo bakumarira ikintu gishoboka amasengesho nayo arakiza urajya n'Imana irakora cyangwa se ukajya amasengesho abantu basengera baraje ari benshi ko ndo muri Islam musengerwa n'abayisilamu baraje ariko nta kintu bitanga nta mpinduka ubona wageze nijoro mu misonga ngo numva bagiye guturika uzi noneho saa 8 z'ijoro reba arakoraho urutoki hagati hakoma hahomberana uzi noneho saa 8 harafufuma saa 8 z'ijoro ntabwo ngiye njya ndyama ndaramagaze nzana amazi akonje nguma shiraho akabati none hari gushyuha haba hashyushye naye byo ngenda kuraho none se gushyiraho bande ntabwo bituma hatema kugira ngo kubera ikibazo ituma kwa kuntu imisonga ikiratera igabanya kubera ko ibifashe
bwongera gutera cyane ubundi nta kindi hindura niyo mitenda yo kuhosha njyewe ntabwo narinzi wenda ko urwaye bigeza ariko se none se dukora iki ngambwira icyo numva nagufasha nese kujya kwa muganga urumva ntiwajya nyine wakoze uko abantu byananiye usura se nta nicyo nzanye wa mubyeyi we ariko wenda ubutaha n'ingaruka sinzazira no kuba witanze nabyo arabo twirigwana twasangiye twageze ibikina n'umwe arangiraho kubungezeho byonyine nagushimira none se dukora iki dushaka umuganga dushaka abantu bazira ariko se kucyuvuze yegura umusiramu ariko ntago ari ngombwa ko abasiramu ari bagusengera bonyine nta abandi muntu ujya wansengera n'abasiramu gusa umva kare icyo kibazo nubwo naringiye kugushakira abandi bantu bakoze Imana bakagusengera ariko niba nta bandi ubwo kandi hano niba ari umuntu yaragwaye nk'ibi binambwire wenda ikintu yivujijeho ugakunda Ngora zose nabazigwara erega nakubwiye wegame nuwanze kwa uraguma wuname urakomeza witumika none se fasha negame nyuma fasha inyuma umugongo oyanga akaguru cyangwa ukarambike mu ntebe yego oya narekintu bano ndabyo byiza gaho karambike tereka ikanisa none ubu ngubu ngamba numva umenga se kuri jewe no kubakora mu bumenga se gukora ku ruhu oya biragaragara ko kabyimbye pe ariko muri uzakira none se muri ngaho mbwira ubwo niba havuye kwa muganga nago ntacyo bakumarira gusenga uragira uti nta nabyo wapi ubwo hasigaye gushaka uzi kugwara ibintu nk'ibi ngibi ubayeho i Kigali uri wa muntu ushakisha igihumbi cyo kujya ku munsi inzu ukenera kwishurwa numva waragendaga ku kintu twadukomedi twawe ukakina ubuki urumva byose byahagaze nyene wakora ikizi nyene ikibazo ngewe kiri ni kimwe amafaranga yo kwishyura inzu bigiye kumara amezi 2 itishyurwa ubuse zabigenza none ibyo ngibyo Imana izabikemura reka mwanze nawe no wanaguza n'ishuti wenda inshuti kuzibonera mu byago ubuse inshuti ziri heko nyine ubwo nawe mu burwayi bwe ntihazabonera inshuti babandi mukina namukorana abatazakugera uzamenye ko nta nshuti ufite ndwe zibiri ziraheze utarangeraho nacengezeho none se mbwira ikintu ngufasha ngewe ntashobora icyo wamfashije wakimfashije sibyo ikintu kindi numva cyaba kigoye cyane dushaka umuganga se gakondo ko nawe habonetse umuganga wenda yashobora kuba kano hantu yatuma ngira atambuka ariko nukubanza tukamenya kwanza niba ari byo nyine umuganga kwanza katubwira niba koko ari ibitegano ko nabyo numvishije nabyo ngo bibaho n'ibihuherano n'ibiki ibitegano mwana nanjye ibintu abantu benshi barabimbwira ati ibintu ni watambutse kandi umuntu wabiteze ubwo rero igihari wenda ikibazo umuganga uramushaka tumuye iki ikibazo n'amafaranga ariko wenda umuntu yamushakira makeya akabanza akatubwira niba ari ibyanyabyo kuko njya mbona basuzuma ngo makeya se yarahari sinzi nayo ariyo baca ariko wenda umuntu yabanza akanabaza akumva tukamenya n'amakuru kuko urumva umuntu yabanza akamubaza niba yabasha kudusuzumira akamenya niba ari byo ari ibitegano kuko ushobora no kuvuga ngo ushaka muganga atari nabyo we agakora isuzuma rye twamenya ko ari byo tukamenya ko ari byo twasanga ari byo tugashakisha ukuntu tubona amafaranga yandi yo kumuhereza akakuvura uzi ko mushuti wanjye kugira ngo iminsi ahamaze ahangaha ngwaje yemeye ajya amadeni kugira ngo abe yanekera icyo gikoma canke se cy'ubu ngubu ariyo ari kwishuzwa amadeni ibyo niko birambabaza so muri namubwira ngo yigendere mu kazi kiwe ibintu Imana izabikora agiye kumeza yita amadeni kubera agiye ntabwo nakuva ruhande ko yereka umuntu yitange nizo mbaraga afite nyine ese yarambyaye zikinjute kurutira umuvandimwe ikintu nakize nese ari hano kubizi ko ari hano kandi afite akazi yitanze nyine hano kano kanya uburyo kuno kuguru kwarakomereye haba yarese umuyapanya hafi naye nka basinga fuma ngenda wese akujyanye no ukabitekereza no mu magambo yawe ntiwongere no kubivuza ako kuyahura urabizi cyangwa akuze kuba kujya kwitwara ite nabwo umuntu ngo ngufashe ngufashe akaboko ujye kunyara kwitwara ite gusa no ubuzima ndimo buri ikintu cyose kibaho kubw'ishuri kubw'ikigeragezo kandi nyiri byo ndo yirwanya cyane message baraho ni bana babwira ngo urumva ngo ndagwaye ati ko urwaye nanjye ziranye inzu n'ingaburo yewe ntibimureba kurwara ko kwa nyine byo kuba byo ntibimureba ahubwo ikintu cya mbere aho gutekereza izo somo yakanya ngajya mu cyumba nabanja mu gitanda bareka n'umuri naye ndagiye ndetse nabone byengeye kugenda
icyo ndi kukubwira aho gutekereza isusumu yapanya gutekereza wenda ahantu udufaranga twava ukabasha kwivuza. Ese hari umuntu utekereza w'inshuti yawe cyangwa se w'iwanyu cyangwa se wa hafi yawe base twagezaho iki kibazo tukumva niba hari icyo wadufasha? Umuntu w'inshuti yawe cyangwa se wo mu muryango mbese nyine kucyo ubwa frere ari yagiye yasanze sister muri Kenya. Famille nayo yanjye mu rugo ntabwo najya babwira ngibi n'ibibazo barimo barisaziye bariko baranderera umwana. Ese umwana ameze ati? Yigeze kugwara mu minsi ariko yaracitse. Usamaze gukora? Barakuze. Umva niko bajya kubagora no kurira umwana biko birabarusha barisaziye. Ngo ni mukuru rwose. Icyo ubwo ikintu numva cyakorwa numvaga ku bwanjye twashaka umuganga ariko wenda adahita kuvura umuntu akabanza akamenya niba ari byo kuko niba ari ibyo bitegano hanyuma none se ubundi arahari muganga cyabaganga baruzuye n'ahangaha njya mbabona bose udufaranga twabonetse ntago muganga yawe ni ikibazo n'amafaranga niyo mpamvu wenda uko biri kose gusuzuma naga ari menshi nka kuvura wenda umuntu twabaza amakuru tukamenya ayo basuzumira twumva niba ari make twabasha kuyabona tugaterateranya nyine abashoboye akamurebera twasanga ari byo ubwo tugashakisha ukundi kuntu dushaka reka ubwo nanjye ntahe cy'ingenzi cyaro kuhagera kandi tumenye n'ikibazo aho kiri shake nuko Imana igumurisha ko nangezeho izina ry'Imana uritanze pe irindi n'abandi bazadufasha cyangwa se n'inshuti zawe buri inshuti uzibona mu byago inshuti uzazibona ari gukomanga ariko abantu dufise tugendana nabo ko muzahura uri muzima manze ndebe no mu inzira y'umuntu komanze oyi inshuti uya mbabajwe n'uburyo mujama kugira ngo abone ikintu cyo guteka ajya mu madeni ibyo rero mbaje byo nayo giye nari yakiriye indwi zibiri mutambuka mu ndenge mu niko bigenda ariko ibintu byose bigira iherezo ibintu byose biba bikarangira niyo mpamvu rero utabitindaho icy'ingenzi gusa nuko wowe urabona baza kunsura akambara ngo tujya tubona amavideo kuri YouTube ngo tukibaza kugwaye amavideo kandi ya video byarakozwe kera aho diko umaze kumenya amakuru yuko ari wewe usigaye waje hano wewe niwewe ndakundi barabwiye inshuti yuzanye ikisi urinde nyene uzaha bite ko mumva muri gusakuza urinde mwebwe ko nabamenya abakobwa kandi mwebwe mwaye mu kintu bigenze gute oya narinje gusura umurwayi hano murundi ni inshuti yanjye gusura murundi muraziranye ndeneshote yawe narabamenye abantu cyo muhatse kuri kumubuza ntago yakwinjira mu hano ntago yakwinjira ahubwo barese nkamureba uramureba nkande so uri uri kumubuza kwinjira ntago nakwemera yuko yinjira hano kuko ibyo yakoze birahagije niwe wamuteye kurwara n'uyu nguyu oya nagari njyewe niko se bisanzwe rero weho niwe wazanye ibintu binyanyagiza hano amakuru yose ndayafite nasaze no nibindi waruzanye oya murambira pe hari n'iki n'imbuto yende oya ahubwo mbare kangahe sikumbara muzenguruka naje kumusura umuryango wakuzanye sohuze oya uretse gaturabizi neza ko ari wambaye niwe yabizanye ndabizi neza ahubwo winzamurira isukari ntagukubita reka murebeho basi rimwe ujya he oya wimbabari oya nasubire ahubwo ayex ushaka gukubita umuko babarira oya ntago nyine reka reka murebeho basi ushaka gutuma ngo nese basi mumusindira ibintu nari muzana n'ibyawe ujyana ahubwo namwe mumbabarire mujyanane n'ibyo imbuto se nari mumbara nanjye nari nasezeye utansunika hano ndabona ibintu byahinduye isura oya twagiye basi musuhurire musuhuriza so wanjye nkanjye gira ngo urebye muri envelope ikintu oya ibyo by'amantu nari muzana byana mu bivana hano mugenda ko nanjye undakariye akira mumpereza imbuto nayo muzanye komeza ariko ni mugendere ko ndahanize yabaza ngareka nyure cyane mugende twasohotse tureke turanyura agenda mwebwe narabamenyesha nibi kamera byanyu byose mubijyana ahubwo muri bya bintu bikaze cyo mwatuma nase urabona twe tuje kumufotora twe dufite gahunda yo kumufotora mwebwe muri gutuma umurwayi wanjye anone haremba wewe uri umurozi wewe ingo nta kibazo jana komeza agenda
nanjye humura nanjye nagiye oya mwese mugende mukomezanye inzira zanyu zose humura rwose twagiye mukomeze mugende ibyanyu narabimenye mundebere bagusezerera iki se wamwangekeramo mukomeze mugende ariko komeza banyumvira n'ukuri mundebere uko dutashye twaje ngo gusura birangiye badusohoye nabi umva n'ubundi nanjye badusohoranye nawe none se wowe wari waje gusura njye murundi yarampamagaye arambwira ati nararwaye naje nje kumusura kuko murundi ni inshuti yanjye niko nabivuga nje nsanga akaguru karabyimbye haziritseho bande ameze gute akaguru karabyimbye mu mavi hano harabyimbye azirikaho bande ariko yarambwiye ngo kwa muganga ntiyajyayo ngo baravuze ngo bashyiraho noze isisima none ikibazo mpise ngira urumva abantu ngo baramubwiye ngo ni ibitegano ni ibintu bamuteze urabizi ko bijya bibaho wabonye akaguru ke kabyimbye akaguru karabyimbye kuko kaziritseho na bande kubyimba ko karabyimbye ahubwo amatsiko ngize icyo kintu hari ikintu bizi ibyo bintu byo kurwara hoya nta kintu mbizi ariko hari umwana w'umushiki wanjye wamukundaga ni inshuti yanjye hanyuma uyu munsi uraje barakwirukanye baragusohoye ariko uriya musore yakomeje kuvuga ngo urumurozi hari ahantu mwamuziranye cyangwa yaba yarakubonye cyangwa hari undi munsi waba waraje kwa murundi ni ubwa mbere wari uhaje ni ubwa mbere yambeshye ntabwo ari njye ni ubwa mbere uje kwa murundi nose ko waje utayoboza wahise ukomanga nigeze kwazaho rimwe gusa rero ha musore nabonye asa n'ukuzi ndetse cyane wenda ndabona utari gushaka kubisobanura neza gusa ntabwo ngiye kubivuga nk'uko yabivuze singiye kugushinza ngo urumurozi gusa se naba ndi umurozi nari muzaniye imbuto simbizi wa mubyeyi nari muzaniye imbuto ntabwo mbizi nta nubwo nca urubanza gusa icyo ugomba kumenya ni uko arwaye kandi uko arwaye uko biri kose niba uri inshuti ye ntabwo mbizi niba mwarakundanye simbizi gusa ararwaye ntabwo ameze neza akeneye umuntu wo kumwitaho rero nta bindi bintu njya kure nta bindi ubwo ngiye nanjye bonye ko bansohoye no kumva amakuru y'Imana igumugisha sawa ariko ibyo bintu Kansime yaje kumureba Kansime mugengo ni Kansime sawa sezera akoze kadusoreze hano ngiye nanze kwinjira mu buzima bw'umuntu n'ubwo gushinza ngo n'umurozi kare kamvuga amagambo makeya ubwo ibindi nabyo tuzajya tugenda tubimenya gake gake kuko ariko mwumvise ko yarameze nk'umuntu ufite amatsiko yo kumenya ngo kaguru karabyimbye koko nyine wabonaga bimushamaje kadusoreze hano kino kiganiro ubwo wenda tuzongera tumenye amakuru y'uko ameze ubutaha bye bye